أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين جازي المؤمنين جنات النعيم ومخلق الكافرين في عذاب الجحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لغور الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولا ندائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لي وليك لحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nifuje ko uyu munsi tureba ku biremereye bibiri intumwa y'Imana yadusigiye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yadusigiye ibiremereye bibiri ari byo igitabo cya Quran n'umuryango wayo. Ubwo yavuze ati mwese nimumenye ko ku munsi w'imperuka nzazirwa n'amabendera atatu. Ku munsi w'imperuka nzazirwa n'amabendera atatu. Ibendera rya mbere rizaza rifitwe n'abantu bafite uburanga bwijimye cyane ku buryo n'abamarayika bazaba badashaka kubareba. Abo bantu bazaza bampagarara imbere mbabaze nti imwe muri bande? Bazansubiza bati twe turi abantu ba tawhid bakurikiye Ahmad intumwa y'Abarabu. Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam azabasubiza ati njye ndi Ahmad intumwa y'Abarabu n'abatari Abarabu. Bazamusubiza bati yewe Ahmad twe turi abantu ba umma yawe. Mu by'ukuri abo bantu bazaba baribagiwe intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana izababaza iti ese ibiremereye bibiri nabasigiye mwabimajije iki? Bazamusubiza bati Quran twarayirengagije, naho ikigendanye n'umuryango wawe twari turaje inshinga no kubakura ku buranga bw'iyi si. Abo bantu bazaba bafite inyota nyinshi cyane, bafite iminwa yumye kubera inyota, bazahita bagenda bagifite ya nyota. Hazaza ibendera rya kabiri rifitwe n'abantu bafite uburanga bwijimye cyane kurusha ba bandi ba mbere. Bazaza bahagarare imbere y'intumwa y'Imana ibabaza iti ese mwe muri bande? Bazamusubiza bati twebwe turi abantu ba umma ya Muhammad. Nabo bazaba baramwibagiwe mu by'ukuri. Azababaza ati ese ibiremereye bibiri nabasigiye mwabikoresheje iki? Bazamusubiza bati Quran twarayirengagije, naho ku bigendanye n'umuryango wawe aho kugira ngo tuwurwanirire twarawutemaguye. Intumwa y'Imana izahita ibabwira ati nimwumve imbere mugende. Nabo bazagenda bagifite inyota nyinshi cyane n'iminwa yabo yumye. Hazaza ibendera rya gatatu rifitwe n'abantu bafite uburanga bukeye, bafite amaso y'urwererane, bahagarara imbere y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Azababaza ati mwe muri bande? Bazamusubiza bati twe turi abantu bo kuri umma yawe yewe Muhammad. Twe twakurikiye tawhid, twakurikiye Quran. Ibyiza byari birimo twarabikurikije, n'ibibi byari birimo twarabiretse, ndetse turwanira n'umuryango w'intumwa y'Imana kuko twawukoreye ibyo twakoreye imitima yacu ubwacu. Intumwa y'Imana izahita ibabwira ngaho nimwishime kuko uyu bahagaze imbere ari we Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala
intumwa y'Imana izababwira iti mu by'ukuri mwabaye ku isi nk'uko mubivuze. Intumwa y'Imana izahita ibaha amazi ikuye mu mugezi wa Kawusari, bashira inyota, nibarangiza bagende bajye mu ijuru, bazabona iteka ryose. Bavandimwe b'Abayisilamu, muri tayari ko turi muri iri tsinda rya gatatu rivuzwe, turamutse dukurikije ibi biremereye intumwa y'Imana yadusigiye, Korani ndetse n'umuryango wayo. Muri uyu muryango wayo rero yadusigiye ko ari bo dufatiraho urugero tugomba kwitwara. Tubonamo Fatima Tuzahara umukobwa w'intumwa y'Imana, tukabonamo na Zainabu umukobwa wa Fatima, kuko ari bo dufatiraho urugero rw'imyitwarire myiza cyane bari bafite, ndetse no kwambara bakikwiza, ariyo hijab. Nk'uko tubibona muri surati Ahzab aya ya 59 haragira hati: yewe muhanuzi, bwira abagore bawe n'abakobwa bawe n'abagore b'abemeramana bambara imyambaro yabo bikwije. Ibyo ni byo bizatuma bamenyekana nk'abagore b'icyubahiro, b'abanyacyubahiro, kandi bityo bibarinde gusagarirwa. Mu by'ukuri ndagira ngo tuganire kuri iyi aya, kuko Imana yaduhitiyemo ibyiza kuri twebwe, itwereka ko nitwambara tukikwiza tuzagaragara nk'abanyacyubahiro kandi bikaturinda gusagarirwa. Muri aka kanya rero, muri iyi sosiyete dutuyemo turimo, usanga iki kintu ntabwo tukikitaho cyane, aho usanga urubyaro rwacu cyangwa ubwacu icyitwa hijabu tutakikitaho, ahubwo tugashaka kuyoborwa na sosiyete iri hanze aho. Aho uzasanga wohereza umwana ku ishuri, yavaga mu rugo yambaye hijabu akwereka ko yikwije, ariko yagenda yahura na sosiyete iri hanze aha, kuko aho bavoma siho tuvoma. Imana yatweretse uburyo tugomba kwitwara, agenda akajya kwigana ya sosiyete iri hanze aha, umusatsi akawushyira hanze, akambara izo pantaro. Kandi mu by'ukuri Imana yaratweretse ko nitwitwara neza tukambara hijabu tukikwiza bizaturinda gusagarirwa. Ugasanga ba bandi bafite imitima yangiritse baramurarikiye, bikamugusha mu cyaha, kandi mu by'ukuri ari we wabyihitiyemo. Muri aka kanya haje inzaduka, ubona umuntu yambara akikwiza akanitandiye alhamdulillah, ariko amaherena ayashyira hanze. Ibyo bikorwa n'urubyiruko, ababyeyi murabibona, amaherena ari hanze. Ese iyo hijabu ni hijabu turi kubwirwa? Nk'uko tubibona muri surati Ahzab aya ya 33 haragira hati: ntimukagaragaze imitako yanyu nk'uko abagore bo mu bihe by'ubujiji babikoraga. Rero niba ubona wambara ntiwikwize nk'uko bisabwa, menya yuko Isilamu ntacyo yigeze ikumarira, kuko intumwa y'Imana yaje gukuraho ubujiji. Kuko abagore bo hambere y'intumwa y'Imana bari mu bujiji, nuko bambaraga imitako yabo bayigaragaza. Niba uri umwe muri aba bambara imitako yabo bayigaragaza, menya ko Isilamu ntacyo yigeze ikumarira, kuko Imana yatweretse umurongo tugomba kugenderaho. Intumwa y'Imana idusigira igitabo tugomba kugenderaho, idusigira n'aho tugomba gufatiraho urugero. Niba rero tutabafatiraho urugero, menya yuko turi mu bujiji. Kandi mu by'ukuri bavandimwe b'Abayisilamu, iyi hijabu tubwirwa ntabwo ari umwambaro gusa, ntabwo ari ukwambara ngo nitandiye nikwije. Ushobora kwambara ukikwiza, ariko imico yawe itaboneye, ugasanga uranywa inzoga, ariko hahandi uzajya unyura ukavuga ati Abayisilamu nabo basigaye barananiranye. Ugasanga uririrwa uvuga abantu, uririrwa ujya mu bapfumu, uririrwa ubarizwaho ibyaha bibi byose, ukumva ngo kwa kanaka w'umuyisilamukazi ni abarozi, kandi urambara ukikwiza, abantu bakubona muri iyo hijabu uri kutwangiriza izina. Hijabu tubwirwa hano ni umwambaro, ni umutako, ariko Imana yaratubwiye ati hijabu nziza kurusha izindi ni takuwa, gutinya Imana. Niba twambaye iyi hijabu tukambara tukikwiza, nidutinye n'Imana. Tumenye ko aho turi hose Imana ibitureba, tugire imyitwarire myiza n'imico myiza, nibwo tuzaba twubahishije icyo Huseni yarwaniriye Karubala. Kuko Imam Huseni Karubala yagiye agiye kubuza ibibi ategeka ibyiza, kuko yari iri icyo gihe, abantu b'icyo gihe bari abangizi, bari abanywi b'inzoga. Yazidi twumva yasambanyije mama we,
uwo niwe washakaga guhagararira ubuyisilamu. Ese iyo Imam Hussein adahaguruka ajya kubwiriza ibyiza abuze ibibi, muri aka kanya tuba turi hehe? Nitwe rero na nafsi zacu kugira ngo turwanirire icyo Imam Hussein agiye kurwanirira, bigatuma ahatakariza ubuzima. Mu by'ukuri iki gitabo cya Korani intumwa y'Imana yadusigiye kirimo ubuzima bwacu bwose bwa hano ku isi. Turamutse tugikurikije twazajya mu ijuru nta kabuza. Nk'uko muri surati Nuru aya ya 31 haragira hati: unabwira abemera abana b'abagore kujya bubika amaso yabo birinda kureba ibyaziririjwe, ndetse banarinda ibitsina byabo kwishora mu busambanyi, kandi ntibakagaragaza imirimbo yabo usibye gusa hasanzwe hagaragara muri yo uburanga n'ibiganza, ndetse bajye bamanura imyitero yabo kugeza ku bituza byabo, ntibakanagaragaze imirimo yabo ku bandi usibye ku bagabo babo, ba sebukwe, abahungu babo, abahungu b'abagabo babo, basaza babo, abisengereza babo, abahungu babereye ba nyina wabo, abagore bagenzi babo, abacakara babo, abakozi b'abagabo batagifite ingufu za kigabo, ibiremba, cyangwa abana batarasobanukirwa iby'ubwambure bw'abagore. Kandi abemeramanakazi ntibakagende bakubita ibirenge byabo hasi kugira ngo bamenyekanishe imirimbo yabo yihishe. Iyi aya mu by'ukuri iratwereka uburyo tugomba kwambaramo hijabu, ikanatwereka n'uburyo twakwitwara ku bantu tuziririjweho. Uyu muryango tubwiwe hano ni umuryango wacu wa hafi. Umuntu uwo ari we wese mudashobora gushakana, uwo ari we wese utagushaka ukuziririjweho, niwe wemerewe kwambara utikwije. Ariko kutikwiza hano bavuga ngo genda wambara agakabutura ujya imbere y'oya. Ni kwa kundi uri nko mu rugo wiyambariye ikanzu wenda umwitero ntuwushyiremo. Abo bantu iyo bahari uri kumwe n'umugabo wawe na musaza wawe na sobukwe cyangwa papa wawe, ibyo nta kibazo. Ariko muri aka kanya usanga iyo turi mu rugo twiyambariye uko dushaka, ufite umuturanyi utari umuyisilamu, iyo agutunguye mu rugo akaza ntacyo biba bikubwiye. Imyitero ntabwo wiruka ngo ushyiremo. Ufite abakozi bari kukubakira mu rugo n'urugero, wiyambariye uko ushaka, nyamara Imana yaratwubahishije, ahubwo twebwe ntidushaka kwiyubahisha. Imana yatweretse umurongo ngenderwaho, ahubwo twebwe turi kwihitiramo ibitubangamiye. Bavandimwe b'Abayisilamukazi rero, nashatse kubaganiriza kuri iki kintu kigendanye na hijabu, kuko hari amakosa amwe n'amwe dukora twebwe ubwacu ariko wenda tutanayasobanukiwe. Muri aka kanya ibintu biziririjwe batubwiye kureba, ntibakareba ibyaziririjwe. Burya no kureba umugabo utari uwawe mu maso nabyo byarajiririjwe. Hari umudamu wigeze kumbaza, ntawe uri hano, yigeze kumbaza ati: ese wacuruza ute ko mu isoko abagabo baza kuduhahira, wamuvugisha utamureba mu maso? Naramusubije nti se kureba umuntu uri kukugurisha mu maso ni itegeko? Ushobora no kumubwira ureba ku ruhande cyangwa utanamureba wirebera ibicuruzwa byawe, kandi ntibibuza ko ibyo uri kumusobanurira yabyumva. Mu by'ukuri hano badutegeka ko Allah yatubwiye ko tugomba kurebesha uburanga bwacu hasi, tujye tureba hasi, ntitukareba ibyaziririjwe, ntitukagende tureba, kuko hari igihe ugenda ureba ugahura n'umuntu ukavuga mbega umuhungu mwiza. Ntibibaho se? Bibaho. Icyo gihe rero tayari uba wacumuye. Mu by'ukuri rero ibyazirijwe bari kutubwira hano, no kureba umugabo utari uwawe, umwana utari uwe, umuhungu, umusaza wawe, nk'abavuzwe hano, ntabwo byemewe. Ikindi tutajya twitaho cyane, gusuhuzanya ku bagabo n'igitsina gore. Muri aka kanya turi muri sosiyete y'igihugu kitari icya Kisilamu. Ushobora kuzi iki kintu cyo kwirinda ukavuga ati njye nta mugabo nzasuhuza, ariko umuntu akaza kugana agusuhuza kandi atari umuyisilamu. Icyo gihe ntabwo uzamwitaza umubwire ngo hoya, ntabwo byemewe. Ahubwo musuhuze, ariko nyuma umubwira ati ariko nubwo mushuhuje, ntabwo muri Isilamu umugore yemewe gusuhuza umugabo utari uwe. Ibintu byose ni hikima. Ntabwo uzahita umwitaza, icyo gihe bazavuga ko wirata.
ahubwo uramusobanurira wowe icyo uzi nawe akakimenya. Iyo umubwiye gutyo ubutaha azakwitwararika. Ariko ndababwira twebwe sosiyete y'abashiya turi hano ntabwo byemewe twebwe kuba twasuhuzanya ku bagabo batari abacu. Hari abantu bahura n'abanyeshuri biganye ugasanga barahoberana barasomana, twariganye n'umwe gusa musaza wawe nta n'icyo mupfana. Ariko mu by'ukuri tubanze twebwe dutunganye hijabu yacu mbere y'uko abandi babimenye, kuko twe nitubitunganya n'abandi bazatureberaho. Turi tayari ko iki kintu tuzagishyiramo gahunda cyane. Hanyuma ikindi cyavuzwe, hijabu kwambara ukwikwiza usibye ahagaragara gusa mu buranga n'ibiganza, nibyo twemerewe kugaragaza buryo. Ikindi batubwiye ni ukwambara ukamanura umwitero wawe ukawurenza ku agatuza kacu ni amabere. Ntabwo ari ukwambara ngo hano habe hagaragara, ahubwo ni ukwambara tukikwiza umwitero urenze ku gituza cyacu. Ikindi ni ziriya nkweto tugenda twambara zigenda zivuga z'agataro, ziriya zifite agataro kagenda kavuga, biriya biba ari kugaragaza imirimo yacu yihishe, ntabwo byemewe. Kumva icyo navuga kuri hijabu ari iki, kugira ngo ninjire kuri majlisi byabereye i Karubala. Salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nyuma ya shahadati ya Imam Hussein alayhi salam habaye ibitangaza ku bivume byari bimaze kwica Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein bakimara kumuca umutwe habaye igitangaza cyo kuzamuka k'umukungugu w'igikara w'umukara. Habaye ubwira kabiri buteye ubwoba, ikirere cyabaye amaraso. Ibivume ingamiya bari bamajije kubaga yarashaririye ntibigeze babasha kuyirya. Nyuma yaho haguye imvura y'amaraso. Buri buye ryari riri i Karubala munsi yaryo hagiye havamo amaraso, kandi amaraso mashyashya. Nyuma ya shahadati ya Imam Hussein alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajli. Umar ibn Saad yategetse yuko igikurikiyeho bagiye gutwika amahema. Muri aya mahema hari hasigayemo umuryango w'intumwa y'Imana, ba badamu bajyanye na Imam Hussein alayhi salam. Ndetse tutirengagije ko hari harimo umurwayi Zainul Abidin. Ibivume byaragiye bitwika amahema. Abagore kubera ubwoba bw'umuriro baratatanye, batatana n'abana babo bava mu mahema. Icyo Zainabu yakoze, yagendaga afata buri mwana akamwegereza umubyeyi we, na buri mubyeyi akamwegereza umwana. Akiri muri ibyo ngibyo ari guhuza abana n'ababyeyi batatanye, yagiye kumva ijwi ritoya rivuga riti ya shangazi. Zainul Abidin niwe wari usigaye mu mahema ari guhamagara shangazi Bibi Zainab salamullahi alayhi. Yaragiye amuvana mu mahema. Ubwo ingabo za Yazidi zari zihagarariwe n'uwitwa Jamal bari babakusanyije bagiye kubajyana i Kufa, kuko bari bafashe imitwe yose y'abantu bishe barayigabagabana, bagiye kwishyira Yazidi ngo abahe ibihembo byabo. Mu gihe bari bategereje ko ibyo bivume bigiye gukaraba bakaza bakajya ku rugendo, hari izuba riteye ubwoba cyane. Ubwo Sukayina yari ari mu gacucu k'ifarasi. Turi inyuma ho gatoya, nyuma yo gutwika amahema baje kubambura amahijabu yabo. Babambura amahijabu yabo bashaka no kubambura amaherena bari bambaye ku gutwi. Ubwo umukobwa w'Imam Hussein Fatuma atashakaga yuko bamukoraho, bamukuriye iherena ugutwi kwe kuzamo igisebe. Zainab abonye ko bari kubambura amahijabu yazanye igitekerezo kigira giti ntabwo ibivume bishobora kutureba tutambaye hijabu, mureke dufate igitaka twitera ahantu hose, byibura bari buturebe ntibari buze kuturangarira. Bafashe igitaka bitera ahantu hose. N'uyu mukobwa wa Imam Hussein Fatima ufite igisebe ku gutwi nacyo bagiteramo igitaka.
kugira ngo ibivume bitaza kubareba ubwambere. Ku bazagira amahirwe yo kujya i Karubala, iki gikorwa bazakibona kuko hari abantu muzasanga bitera itaka. Ibyo baba bakora ni iki gikorwa Zainabu yakoze kubera gutinya Imana. Bari bamaze kwamburwa amahijabu yabo, ariko ntiyareka ngo bagende gutyo gusa. Aravuga ati byibura reka twitere itaka, uwo ari we wese uri buze kutubona ntari bupfe kuturangarira kuko arababona itaka gusa. Nari ngeze aho Sukayina kubera izuba ryinshi ryari rihari, yari yicaye munsi y'ifarasi mu gacucu k'ifarasi, ariko atirengagije ko Zainul Abidin yari arwaye ameze nabi. Amuha umwanya ngo naze yicare munsi y'ifarasi, ajya muri ako gacucu k'ifarasi. Na Fatima amuha umwanya ngo bajye munsi y'agacucu k'ifarasi. Sukayina agenda mu kabande ashaka ahantu yakura igicucu ngo yicare kuko hari hari izuba riteye ubwoba. Yaje kubona igiti mu kabande aragenda, akigerayo kubera umunaniro yahise asinzira. Bya bivume mu gihe bikiza byahise bibajyana berekeza i Shamu. Mu gihe bari bagiye kugenda, Zainabu yavuze ko atagenda asize Sukayina. Ibivume biramubwira tugomba kugenda, kubera ko bari babashyizeho agahato, babaziritseho iminyururu, barabajyana. Ariko Sukayina aho yakangukiye yararebye abura abantu, abona bamusize. Niko gutangira kurira avuga, ya shangazi, ya Fatima, ni gute mwansiga aha hantu, ndabigira nte? Yaragiye, icyo yakoze nuko yakurikiye amaguru ya za farasi aho zagendaga zinyura. Hari hari umucanga mwinshi cyane ushyushye ku buryo yakandagiragamo ikirenge cye kigatebera, ariko agenda anarira. Fatima mukuru wa Sukayina yari hindukiye arebye inyuma, abona umwana uri kurenga, uri kure cyane. Ahita abwira rya tsinda ryari riyobowe n'uwitwa Jamal, ya Jamal, mbonye murumuna wanjye, nimureke tujye kumuzana. Ikivume cyaravuze giti, ntabwo bishoboka, dukomeze tugende ari buze kudufata. Ese umuntu ugenda n'ibirenge byongeye ko yari umwana muto cyane, yari gufata amafarasi. Yarakomeje abangira ko bajya gufata umwana. Fatima na Zainabu bibatesha umutwe, ariko Fatima ahita ava ku ifarasi yikubita hasi. Ibivume bibibonye biravuga biti, nta kundi, reka tumutegereze, byibura ntibanamugiriye impuhwe ngo bajye kumuzana. Kayinaza arira, baramufata bamushyira ku ifarasi, bakomeza urugendo. Bageze imbere ho gato, umugore wa Imam Hussein alayhi salam yari atwite. Ibise byaje kumufata ari ku ifarasi. Ntibigeze bamugirira impuhwe byibura ngo bamureke nk'umubyeyi abyare. Ibise byarakomeje biramufata, ababwira ko ari kuribwa mu nda. Ntabwo bigeze bamuha gahushya byibura ngo bareke abanze byibura aruhuke. Mu nda hakomeje kumurya cyane, ababyeyi muri kubyumva. Yaje kumanuka ku ifarasi yikubita hasi. Akikubita hasi, ikivume Jamal cyaravuze ati, kuki muri kugenda mwikubita hasi, muri kuntinza kandi nshaka kujyana uyu mutwe wa Imam Hussein nkawushyira Yazidi bakamba ibihembo byanyu. Baraje bamukubitagura imigeri, baramuhagurutsa, yikubita hasi kubera ububabare yari afite. Umwana yaje kuvuka, ariko avuka apfuye. Uwo mwana Imam Hussein yari yarasize amwise Muhsin. Ibi bitwibutsa cya gihe Fatuma Tuzahara bamufombozaga inda. Umwana we nawe yitwaga Muhsin, yaje kuvuka apfuye. Uyu mwana w'umudamu wa Imam Hussein alayhi salam bahise bamukata umutwe, yari amaze amasegonda ngaho avutse. Bahise bishimira yuko babonye indi mari nshyashya, babonye icyo bashyira Yazidi. Bahise bamuca umutwe, nawo bawushyira ku giti barawumanika, bawujyana mu mitwe bari bajyanye bashyiriye Yazidi. Umubyeyi bakomeje kumureba ari kubyara, ariko Zainabu agira agahinda kenshi ko ibyo bivume biri gushaka kumureba. We na Fatima na Sukayina bamukingiriza kugira ngo ibivume bitamureba, ariko biranga birareba umudamu uri kubyara. Zainabu nibwo yazanye igitekerezo ati, reka dufate uyu mucanga tuwumumeneho mu bubyeyi bwe kugira ngo ibivume bireke kureba. Nyuma yo kubyara ntibigeze bamugirira impuhwe. Nk'umubyeyi wari umaze kubyara, barongeye bamusubiza ku ifarasi baragenda. Ariko bagenda mu nzira batangariza abantu, nimurebe aba bantu
abakoresha icyo mushaka, nimushaka mubatera amabuye, ko nta hijabu bari bambaye. Bari mu nzira, kuko Zainabu yari umwarimu wa Korani Madina, yaje guhura n'umudamu yigishije, aramubwira ati ya Zainabu, njye ndi umunyeshuri wawe wanyigishije Madina, wanyigishije Korani, ese hari icyo nabafasha? Zainabu nta kindi yamubwiye, niba ufite igitambaro wakimpa nkacyambara. Barakomeje baragenda, urwo rugendo rwafashe iminsi 20 bari mu nzira. Ubwo bageraga i Shamu, basanze habaye ibirori bikomeye cyane, byari birimo n'inzoga yo kwishimira ko Imam Hussein yaciwe umutwe wa Imam Hussein alayhi salam barawufashe bawushyira ku meza zari ziriho inzoga, bari kuwushinyagurira. Ubwo Yazidi yashinyaguriye umuryango w'intumwa y'Imana, abaza Zainabu, ya Zainabu, ese ibi byabaye wabibonye ute? Zainabu nta kindi yamusubije, yamubwiye ko ibyabaye yabonye ari byiza. Impamvu yamusubije ko yabonye ari byiza nuko yari azi neza aho umuryango w'intumwa y'Imana ugiye kujya, nuko yari azi ko Imam Hussein alayhi salam agiye guhura na sogokuru we, agiye guhura na papa we Imam Ali, agiye guhura na mama we Fatima Zahara, agiye guhura na mukuru we Imam Hussein alayhi salam. Barateshejwe cyane, babatesheje umutwe, ariko Zainabu yakoze ibyananiye abandi. Ubwo Zainul Abidin yari arwaye, ariko Zainabu yavugaga imbwirwaruhame ku buryo abantu bagira ngo ni Amirul Mu'minin uri kuvuga. Zainabu yakomeje kuvuga imbwirwaruhame, avuga ibyabereye i Karbala, avuga ko Yazid ari we wishe Imam Hussein alayhi salam. Yazid byaje kumutesha umutwe, ategeka ingabo ze ko bashaka ahantu baba babafungiye. Mu gihe bari babafungiye aho hantu, Sukayina yakomeje kurira cyane, yasinzira akarota papa we Imam Hussein alayhi salam. Yazid yaje kubaza impamvu uwo mwana arira, aramubwira ati ni Sukayina uri kurira ariko arashaka papa we. Yategetse ingabo ze ko zafata umutwe wa papa we akawumuha. Umwana mu kubona umutwe wa se yaratangaye cyane, aho yariraga abwira se, ese data ninde wakugize gutya? Ese data ko mbona amenyo yawe atogeje? Ese data ko mbona umusatsi wawe udashukuje? Ninde wakugize gutya? Yakomeje kugira agahinda kenshi, ararira paka bimuvira mu rupfu kubera agahinda k'indengakamere. Zainabu ntiyigeze aceceka, yakomeje kujya avuga imbwirwaruhame z'ibyabereye i Karbala. Yaje gutesha umutwe Yazidi bimutera isoni, arabarekura. Nibwo bafataga urugendo rwo gusubira i Karbala, bajya kuririra ababo bapfuye kuri Arubayi. Bageze i Karbala barabaririye, baza gutaha, ariko baza kuri Karbala bajya i Madina. I Madina bagiyeyo, ariko Zainabu akigerayo imbwirwaruhame ze zakomeje kuba nyinshi. Ubwo yabwiraga abantu akarengane kakorewe umuryango w'intumwa y'Imana, ababwira uburyo Imam Hussein alayhi salam yapfuyemo. Uwari uhagarariye Yazidi i Madina yaje gutuma Yazidi, aramubwira ati uyu Zainabu nutagira icyo ukora abantu bose baramuyoboka. Yazidi yahise ategeka ko birukana Zainabu i Madina, umujyi wa Sekuru, umujyi w'intumwa y'Imana. Zainabu baramwirukanye, bamwirukana i Madina. Nta kindi yakoze, yahise agenda yerekeza i Shamu, anyura hahandi muri za nzira babacishagamo. Abahuye nabo akagenda ababwira ati ninjye Zainabu wanyuze hano, ninjye Zainabu mwateraga amabuye, ninjye Zainabu mwambuye hijabu. Yageze i Shamu ntabwo yacecetse, yakomeje kuvuga ibyabereye i Karbala, ariko Yazid yabonye ko nta kindi kimukwiriye, amuha uburozi nawe arapfa. Nyuma y'umwaka umwe Imam Hussein apfuye na Zainabu nibwo yitabye Imana. Inna lillahi wa inna ilaihi